cya gatanu nuko Imana yakuremye kugira ngo ugende uyizanira abandi bose basigaye hanze batari bayimenya. Ntugatekereze ibyo wifuza mu buzima ngo bitekereze wirebyemo, oya, ahubwo bitekereze urebye Imana yakuremye. Kubera ko mu isi uri umugenzi ugenda, wahari uyu munsi ariko ejo ntabwo uzaba uhari. Mu yandi magambo, hari umugambi Imana munini ku buzima bwawe ukeneye kubamo kugira ngo nuhura n'Imana uzahure n'Imana warasohoje icyo yagushakagaho uri hano ku isi. Bwana sifiwe. Uyu munsi turaganira mu bivuga ngo gukunda abandi, gukorera abandi nka Yesu. Gukorera abandi nka Yesu. Kubera iki Imana ikeneye kubaho ukorera abandi? Icyambere nuko Yesu ubwe ku giti cye yaje aje gukorera abandi. Yesu niwe umuntu wabaye igitegererezo cya biriya bintu bine mu kanya maze kubabwira. Ubuzima bwe mu isi bwabayeho buhesha Imana icyubahiro. Ubuzima bwe mu isi bwabayeho abyara itorero ari ryo muryango uyu munsi tubarizwamo. Ubuzima bwe mu isi bwatanze ishusho y'Imana kugira ngo buri muntu wese ukeneye kwiyunga n'Imana anyure muri Yesu yiyunga n'Imana. Ubuzima bwe mu isi yabubayemo akorera abantu. Ubwo arabyivugira aravuga ngo kuko umwana w'umuntu ataje gukorerwa, oya, ahubwo yaje gukorera abandi. Buri mu mutima wa Yesu. Yesu ni igitegererezo cyiza cy'umuntu wasohoje iby'Imana amushagaho hano mu isi. Maze iminsi mbabwira ngo turi abagenzi bajya mu ijuru, mu isi ntabwo ari iwacu. Iyo ubizi kuri mu rugendo rugenda, aho uri ntuhatinda, ntuhihambira, ahubwo ukwiye kugira umutima waramaze kumenya icyo bagutumye aho uri. Ambasaderi yari mu gihugu aba haravuga ngo uyu mwenda hano ariko nikoreye igihugu cyanjye ku bitugu. Buri munsi ahora yirefera, ahora asuzuma kuri misiyo yamuzanye mu gihugu yaturutsemo kugira ngo asohoze ibyo yamutumye ashaka aho ngaho. Iyo umuntu ari ambasaderi ahabwa imodoka ye, ihabwa code diplomatique, donc ihabwa plaque zivuga ngo uyu muntu ari hano ariko ahagarariye inyungu z'igihugu runaka muri kino gihugu. Uwo muntu ahabwa ubwirinzi bukomeye. Buriya muzumva iyo umuntu akoze amadega mu gihugu agahita asimbukira muri ambasade y'ikindi gihugu, nta muntu umukoraho. Muzi impamvu? Iyo yakaragiye mu biro bya ambasade aba yinjiye mu kindi gihugu. Iyo uteyeyo uba uvogereye ikindi gihugu. Murumva representation. Turi hano mu isi, turi hano duhagarariye Imana, uko iwacu si hano, iwacu ni mu ijuru. Niho Imana yagambiriye ko tuzaba, niho turimo kugana tuzajya. Imana ishime cyane. Ntabwo tuhakumbuye nk'aho mu isi gusa haturambiye, oya, ahubwo turi mu isi ngo dusohoze ibyo dutumye ashaka. Iminsi yacu ku isi nirangira tuzajya aho wadutumye adukeneye ko tuzaba. Imana ishime cyane. Haleluya. Muri Matayo ibice 20:28 umva ukuntu Yesu yavuze ngo nk'uko umwana w'umuntu ataje gukorerwa ahubwo yaje gukorera abandi no gutangira ubugingo bwe kuba incungu ya benshi. Imana yakuremye ngo ukore umurimo wayo. Niyo mpamvu na Yesu aje mu isi yaje gukora umurimo wa Data. Yaravuze ngo kugira ngo ntange ubugingo bwanjye hanyuma benshi babone ubuzima. Naje kugira ngo mpire igisubizo cya benshi. Yesu agiye kugenda, iyo misiyo yari dusigiye. Icyo tutazakora ni kimwe gusa. Tutazakora ni ugupfa ngo duhinduke incungu y'ibyaha. Ariko Imana idukeneyeho gutanga ibyacu mu bwenge, mu mwanya, mu bitekerezo kugira ngo buri muntu wese kuri ruhande yumva abonye Imana. Ni nawo mwihariko buri w'itorero. Ayandi masosiyasiyo, ibindi bintu bihuza abantu bibahuza afite inyungu zo kunguka amafaranga, zo kwigisha, ariko twebwe itorero ribereyeho kugaragaza kubaho kw'Imana gusa. Imana ishime cyane. Bwana sifiwe. Muri Yohana ibice byaho 4:34 dore ko 31 mumva amagambo Yesu yasubije abigishwa be bamuzaniye ibyo kurya. 31 ngo batarahagera abigishwa baramwinginga bati, aha ni Yesu yaganiraga n'umusamariyakazi, mwigisha akira ufungure. Arababwira ati, mfite ibyo kurya mutazi.
basanze Yesu agana n'umusamariyakazi, bagiye gushaka ibyo kurya. Mu bitekerezo byabo babizi ko Yesu ashonje, baje bamuzaniye ifunguro, bamugezeho baramubwira ngo mwigisha akira ufungure. Yesu arababwira ngo mfite ibyo kurya mutazi. Abigishwa baribaza bati se hari umuntu umuzanira ibyo kurya? Mu 3:4 Yesu arabisobanura, arababwira ngo mfite ibyo kurya byanjye ni ugukora ibyo uwantumye ashaka no kurangiza iki? Umurimo we. Yesu nabizi ngo yaje mu isi aje gukorera data. Mukanya ndabibereka neza. Yesu yaje azi ko ibyo kuri Yesu gukorera Imana bingana no kurya. Umunzani Yesu apimiraho gukorera Imana bingana no kurya. Mu yandi magambo, ibyo kurya bizamugera ku nzoka ni ugukora icyo se ashaka. Yego? Ni sawa? Turimo kugendana? Ndanibaza akenshi iyo hari ibintu Imana idusaba gukora tukabikerensa bikatugora rimwe na rimwe, mu gihe kuri Yesu, mu yandi magambo Yesu yakubwiye ngo niba wumva hari icyo ushaka nkorera ntugikore, ubwo ntuze kurya. Ayiwe, urugamba rwavuka. Yesu aravuze ngo ibyo kurya byanjye ni ukora ibyo uwantumye ugiye gute ashaka. Ntari narya. Nyankunda umugabo umwe Abrahamu yatumye gusabira umuhungu we Isaka umugeni ari Rebeka. Yagezeyo asenga Imana, abwira ngo Mana, ngo ndakwinginze umukobwa uri bumanuka no kwiriba nkamwegere, ahubwo ntimere ndokobe amazi, mpere ingamiye amazi. Yarangiza agahingamiye aganisigaye zose, uwo nguwo aba ari buza kuba umugore w'umuhungu wa databuja. Uwo mugabo amaze gukora ibyo ngibyo, ngo ageze mu rugo bamuzanira ibyo kurya. Bamuzanira ibyo kurya, biratubwira ngo umugabo arabwira ngo ntago ndya ntaravuga ubutumwa. Iryo jambo buri munsi rihora ari inkorgoshora. Kubera iki? Ni umuntu wamaze kumenya ngo ubutumwa nahawe mu isi bwa data umwe mfukamira amanywa n'ijoro, hari ikintu kimuri ku mutima. Nicyo Yesu yasobanuye, aravuga ngo ibyo data yantumye ngombye kubikora, kandi ibyo kubikora kwabyo nibyo byo kurya byanjye. Nimwumva agaciro gakomeye cyane ko gukorera Imana. Imana ishime cyane. Muri iyi minsi abantu bararemere mu mutima, kuko harimo abantu bamwe baje bafata isura yo gukorera Imana, bayizanamo kamere zabo, bayobya abantu b'Imana ku buryo kuvuga ngo gukorera Imana byabaye igitutsi aho kuba umugisha. Mwarabibonye? Murabona umukozi w'Imana mwana mukozi n'Imana. Ubwo nk'aba bandi bo. Mwana magambo gukorera Imana byabaye igitutsi, byabaye ibintu udafite isura, ariko reka mubwiye bene data, n'ubwo isura mbi bizafata yose ntibizavuguruza umugambi w'Imana ku buzima bw'umuntu. Imana ikeneye kuyikorera. Uri umwana mu Rwanda, anangiye bikenetse kavuga ngo twe turi abantu turi abakozi. Nubundi umwana mwiza n'umwana ukora. Uraza umwana w'umunebwe udakora mu ruko uramera. Uraza umwana urya ntiyandurira ameza. Uraza umwana urya ntakarabe ku munwa. Uraza umwana urya, umwana udakora, umwana utakubura. Ukagira umwana w'umukobwa mu rugo utazi gukubura, umwana utazi kwandurira ameza. N'umwana yego, ubwo ari umwana mu rugo hari imirimo akeneye mu rugo rwa data. Imana ishime cyane. Bene data, reka iminsi ya nyuma y'imperuka uburyo bwose izahenebera ntibizatwibagize umugambi w'Imana ku buzima bwacu. Oya. Niba hari abakozi babi, reka abone abakozi beza b'Imana. Kubera iki bitabaho? Hari abakoze nabi ariko bitirira Imana, ariko hari n'abamukora neza. Kubera iki? Ni intego z'Imana ku buzima bwacu. Mvuga ibi ngibi, hari ibintu Imana bine n'umugabo mu buzima bw'ubuzima ufite intego, ariko hari n'Imana yamuhishuriye ngira ngo twibukiranye. Imana mu bintu yaremye umuntu ikama nk'ubutunzi ni bino bitanu. Icyambere ni impano z'umwuka. Impano z'umwuka zihabwa umuntu wese umaze kwizera Yesu. Impano z'umwuka bimeze ni tools, ni ibikoresho Imana iha umuntu umaze kwizera Kristo kugira ngo abikoreshe Imana imenyekane muri bagenzi be. Icya kabiri ni umutima. Buri muntu wese afite ikintu umutima we kiwukurura. Ntimubizi se?
ndabugirirwa hafi cyane. Harimo abantu bakururwa no gucuranga gusa. Yabona gucuranga byihorere kanjye muri football. Arimo umwana umwe, ari umwana nzi umubyeyi we yaramukubise umwana kugeza ubwo amuvuna ukuboko. Musikina muhoraga iyo abandi bana bava ku ishuri bataje wejya kuri stade Amahoro direct kuri stade bakamukubita akageza ubwo yiba amafaranga iwabo mwagure godiyo. Kubera iki? Umutima ufite ishyaka ryo gukina football arayikunda, ibindi byose byahagarara. Buri muntu wese afite ikintu umutima we umukururiramo, afite ishyaka. Buriya impano y'umuntu igaragara iyo asuzumye bwa mbere icyo umutima ukunda, icyo umutima ugirira inyota, icyo umutima ushaka. Iyo ukora ikintu umutima ukunda, amasaha nta kurambira. Kubera iki? You enjoying it, urabikunda, ubibamo. Mu pastor tubana yamaze igihe dukora ibintu akora n'ibintu akora uyu munsi y'ibyo yize n'ibintu bitandukanye. Ariko mu minsi yose yari ari ku ishuri tumaze no kubana twaracuruje ngiza alimentation ngibi ariko yabijyamo agataha yazinze umunya agata bira bintu mana yanjye. Okay, reka ingero zimwe nzihorere. Yesu ashimwe cyane. Ubwo banyaza wihere. None bigeze igihe bitunanira burundu twumva tubanemeze gukerera n'ikintu kimeze nk'uko utari mwiza. Namwe cyane urabizi katujya inama. Iyicarire. Turabyemeranya twese. Dufata umwanya wo gutekereza ikintu umutima wumva ukunda, ushaka, ufitiye inyota, yumva yakora. Abaritaza umunsi yakivumbuye tuzajyamo twese. Ntibyatinze gusa, ntibyatinze umwanya. Haciye iminsi noneho wagize buriya icyo umutima w'umuntu ukunda ukibona ahantu hose. Ku buryo muri telefone yo wayirebagamo wasanga harimo design gusa yo mu rugo. Design. Interior ibintu bya design. Kugeza ubwo na coupongre yashaka kuyibazamo umutako. Coupongre murayize? Urupuro rwaci ikarito bya bintu ubona by'ibikopo wavanyemo imyanda. Munyo kukijugunya ugasanga gikozemo vase y'indabyo. Kandi abandi ni deshe kampani twari imyanda itwara. Sibyo se? Twaba twagiye gusura abantu ariko mwe ntimugire ikibazo. Yari uburyo ibintu biri orodone mu nzu, yari amarange mwasize akicara agata. Twagira mu wabunye amarange ari muri iriya nzu. Kubera iki? Umutima we donc utwagona utagona n'umutako akunda gutaka. Naho tumanze gusanga ko ari ibintu by'ingenzi ntibyamaze kabiri yagiye kwiga ibintu byenye na interior design. Atakura mutapi nkaya ngaye ibi mubona hanga. Ajya kwibohesha intoki. Ubu ngubu nibyo akora. Wumva imyaka yamaze ari muri kaminuza, wumva imyaka twaciye muri za alimentation, ariko yarateragira ku kintu umutima ukunda. Icyo umutima ukunda iyo wagikandagiyemo urexcella. Iyo twicaye ibitekerezo babinyanyagira. Umwenda ucitse awuvunjamo ikintu wajugunye akivana n'ikindi. Kubera iki? Gutaka ni ibintu biri mu buzima bwiwe. Niki umutima ukunda. Umutima buri muntu wese uri hano mu isi Imana yakuremye ufite ikintu umutima ukunda. Icyo umutima ukunda ukeneye kucyongeraho ubushobozi, capacity. Buri muntu wese Imana amuremye afite capacity, donc ubushobozi buri interne buri muri bo. Harimo abantu bazi gusobanura ibintu, ku buryo bigize mu gusobanura ingingo abandi bose baricara. Abo baho harimo abantu bazi simbizi natengero nyinshi cyane. Harimo abantu bazi guteka, ku buryo gushyira umunyu mu byo kurya ntapima ku kiyiko. Agira ati intoki ebyiri gusa ashyira umunyu kabura kwiriye. Harimo abantu bazi gushyikirana cyabo mu byo kurya bikagenda neza. N'ubushobozi. Harimo abandi bantu bacumba buri munsi bugari bwabo buhora bwapfuye. Ariko harimo abantu bazi gushyira ukuboko mu isombe wayirya ururimi karuca. Hajye tuvuga impano abantu ngatize zo kuririmba gusa. Hari izindi mufite
wakoresha abantu bakamenya Yesu. Imana ishime cyane. Kubera iki? Hari ubushobozi bwawe personnel. Nabwo football mukanya. Ibi bintu dukeneye kubyagura kuko rwaho buri muntu wese uri mu rusengero amenya ko afite ikintu yakoreye Imana, Imana ikamenyekana kandi akoreye aho haje. Imana ishime cyane. Haleluya. Hari imiremerwe. Ntabwo abantu bose bazamenya kuvuga. Harimo abantu bakora ibintu byabo bitonze. Ejo bundi nandingana n'umushumba muramuze Pastor Kibinda ku cyumweru arahanga. Yaratubwiye ati giye umugore wanjye ntazi kuvuga. Kuvugira mu ruhame ntabishoboye, ariko azi kwitegereza. Ku buryo iyo turi mu nama baramukira muri komite ntuzamwumva na rimwe yavuze. Ariko iyo murimo gukora inama akumva ibitekerezo byayobye cyangwa afite nk'umwanzuro utariwo, atera telefone akubika umutwe akandika ka message akandika umuyobozi w'inama uyoboye inama. Ariko ibyo bintu muvuze ntibizakunda, mubikoze gutya byagenda neza. Agusuza telefone hasi. Umuyobozi w'inama yaterura telefone, bya bintu bye byabatsanze akabona igisubizo muri telefone kandi atavuze. Imiremerwe nazi kuvuga ariko afite ibisubizo. Imana yakuremye ugomba kuyikora mu buryo bwawe uteyemo. Harimo abantu bazi guseka. Surire. Yaseka Mana yanjye wazinze umunya yaseka ukumva izuba riracanye. Imana ishimwe. Hari imiremerwe, hari ukuntu Imana yakuremye kw'agaciro. Haleluya. Bwana sifiwe. Buri muntu wese afite ukuntu Imana yamuremye. Uwo muntu Imana yaremye gutyo n'umuntu usa n'ibyiringiro. Ari umuntu yatubwiye ati urusengero ikintu kinjyana n'ikimwe gusa. Ni umugabo uhobera abantu bari binjiye mu rusengero. Gusa si n'umugore n'umugabo. Uburyo kwakira yaguseke yakwakiriye uruvurema nzajya nza gusa kugira ngo nkobere. Hari imiremerwe, hari uburyo Imana yakuremye. Ibyo byose bigize uburyo wakorera Imana. Imana ikamenyekana utafashe mikrofone. Imana ishime cyane. Icyanyuma ibyo wanyuzemo. Ibintu byose bikubaho mu buzima bwawe ntabwo ari impanuka. Buriya iri experience ibyo yaciyemo Imana ikeneye kuyivunjamo ibintu bizatuma abantu bahabwa umugisha mu isi. Urugero rwafi cyane ni Joyce Meyer muramuzi. Numvuga utuma umugore international. Ariko yakuze mu buzima bwe isi amufata ku ngufu. Isi umubyara yamufashe ku ngufu kuva akiri umwana. Akura yanga abagabo, akura yanga igitsina gabo cyose aho kiva kikagera. Kugeza igihe Imana yamwomoreye umutima iramubwira no mu rugo amaze kubaka urumva si yaje kuba ku rugo abyara n'abana, ariko yari umuntu ufite umushiha mu rugo ku rwego international. Imana itakumugisha kubabarira, imwigisha kurekura, imwomora umutima. Uyu munsi Joyce Meyer donc umurimo akora mu isi ushingiye ku kintu kimwe, ubuhamya bw'Imana munyujijemo gusa. Ibyo yaciyemo gusa namwe se namaze ngende mukabwira inkuru nasomye mutangiye gutangara. Ubusere nyirayo bababwira kugenda gute? Iyo nyirayo babwira ngo genda gute? Byerekana ko ubuhamya ibyo yanyuzemo bifite imbaraga zo guhindura ubuzima bw'abantu. Kubera iki? Ni inararibonye yaciyemo. Imana ishime cyane. Mwene magambo Imana ikikoresha impano z'umwuka, ikeneye umutima wawe ufite ishyaka, ikeneye ubushobozi Imana yakuremanye, ikeneye imiremerwe yawe, ikeneye n'ibyo wanyuzemo kugira ngo usohoze icyo Imana gushakaho mu isi. Mu isi ntabwo uri impanuka, hari imigambi Imana yakuremeye mu isi ukayikora waranyuzwe taha. Haleluya. Reka mubwire ibintu bitatu gusa dusoze. Ibintu bitatu gukorera abandi nka Yesu icyo bisobanuye. Icyambere, ukorera abandi nka Yesu bisobanuye kuboneka. It's being available. Ndabisobanura mu kanya. Icya kabiri, ukorera abandi nka Yesu bisobanuye gushimira Imana. Dukora abandi nka Yesu iyo tubikora dufite nk'abitura Imana nk'ishima ku Mana. Icya gatatu, gukora abandi nka Yesu bisobanuye kuba umwizerwa. Reka tubijyemo neza. Matayo 20:30 umurongo wa 32. Ariko
ndi uzamuke mbere ko 29 kugira ngo mwumve inkuru yose uko iteye. Gukorera abandi nka Yesu bisobanuye kuboneka mvuga hano, it's being available, kuboneka, kubuhari, presence ntabwo presence physique, oya presence physique émotionnelle. Donc kuba umuntu agukeneye akumva ukabuhari. Ni mwumve zino nkuru ya Yesu akiza ino mpumyi. Mateyo 20:29. Ngo bakiva i Yeriko abantu benshi baramukurikira. Impumyi ebyiri ze zicaye iruhande rw'inzira zumvise ko Yesu ahanyura, zirataka cyane, ziravuga ziti, Mwami mwene Dawidi tubabarire. Abantu barazicyaha ngo zihore, ariko zirushaho gutaka ziti, Mwami mwene Dawidi tubabarire. Yesu arahagarara, arazihamagara, arazibaza ati, murashaka ko mbagirira nte? Ziramusubiza ziti, Mwami amaso yacu ahumuke. Yesu azigirira imbabazi, akora ku maso yazo, uwo mwanya zirahumuka, baramukurikira. Haleluya. Nimurebe namwe Yesu ari mu nzira mu birorero, buri muntu wese aramwifuza. Mu yandi magambo, Jesus was so busy. Yesu yarahuze, yari occupé. Yesu yaramerewe, abamukeneye bari benshi, ariko ijwi ry'umuntu mahamagaye rero ngo Yesu mwene Dawidi tubabarire. Abari aho hafi we ntabwo ubona ko Yesu ari busy, ntabwo ubona ukuntu Yesu ahuze, ntubona ukuntu ibimukeneye ari byinshi. Baranga bati, Yesu mwene Dawidi tubabarire. Ngo Yesu yumvise iryo jwi arahagarara. Icyambere arahagarara, cyakabiri arabegera, arabaza ngo se murashaka ko mbagirira gute? Bata amaso yacu nahumuke. Yesu arababwiye ngo ngaho nimugende. Yesu abagira imbabazi, akora ku maso yabo, uwo mwanya zirahumuka. Ikintu Yesu yakoze gikomeye na n'uyu munsi gitumye umwami wacu ari umwami w'agaciro muri dushimira, nuko Yesu yabonetse mu gihe tumukeneye. Yesu was available. Yesu yari ahari mu gihe tumukeneye. Ni umwami uberaho hose icyarimwe. Yesu mukorera Imana kwe yari umwami uboneka mu gihe abantu bamukeneye. Na n'uyu munsi amashimwe yose abavuze ahangaha n'abatavuze, nuko Yesu yabera igisubizo mu gihe bari bamukeneye. Imana ishime cyane. Ubuzima bwawe buzasoza icyo Imana bushakaho mu gihe uzakorera Imana ahantu hari besoin. Ahantu hari besoin ni ahantu hari ubukene, hari ikintu gikennye. Ejo noze ngana n'umuntu inshuti yanjye turazanye kuva kera muri 1998. Arambwe ati pastor ntarama muze neza ntumeze neza. Itoro ryarakomeye yego, ryaragutse yego. Imana ishime cyane. Shatwebwe vraiment kuva mu mujyi byaranze pe. Kuva mu mujyi byaranze pe. Namugana ariko nubwo hari ibihe byiza umuntu akeneye gutunga no kubamo, ariko hari n'ahantu hari ubukene, hakeneye abantu bazava muri comfort zone, bazava ahantu ibintu bimeze neza, bakajya aho bitameze neza ngo bareme ibihe byiza abantu bifuza kubona. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Abantu mwese mwasize ibintu bimeze neza, mukaza aho bitameze neza, kubirema ibimeze neza, ngo wifuza ibimeze neza abona hasanga ibimeze neza. Imana ibahe umugisha. Haleluya. Kubera iki? Harimo abantu bafite ibintu basonzeye bakeneye kubona. Imana ikeneye abantu bemera kuboneka. Niyo nkunda kubabwira ngo yaba hano mu rusengero no mu kazi kawe n'ahandi, ibintu bitameze neza bihari ni ukubera ibyo ugomba gukora utari wakora. Akenshi rero abantu tugwa mu mutego wo kutaboneka, tukagira ikibazo ku bidahari, kandi iyo tuboneka byari gukunda. Yesu araboneka. Umigani 3:28 uyu mwanditsi wa Migani yatubwiye ngo ntukarege mugenzi wawe uti genda uzizeyo ejo mbiguhe, kandi ubifite uruhande rwawe. Imana idusaba yuko dukoresha ibyo dufite hafi aho tukaboneka, ngo ukubonye wese yumva abonye igisubizo. Si mu itorero gusa, n'ahantu hose uri. Naze mbwira abantu kazi wacu batoje ngo ikintu abantu bashobora kumenyaho kimwe rukumbi tigeze ku buzima bwawe, wibaza ikintu abantu bashobora kumenyaho. Nisuzumye muri ye narababwiye ngo ikintu kintaravaya, ikintu kindemerera mu buzima, numva ikiganda cyanjye
gikwiye guhora kirambuye ku rwego rwa umuntu wese ugikeneye akibona. Ukenera ubufasha buri mu kiganza cyanjye ashaka kubona. Niyo umuntu ansaba ikintu sinkibone, ndapfa mu mutima. Ubuzima bwanjye hari igihe ntari mbuzi, hari igihe nzaba ntabuzi. Ubwo nkibuzi rero mbuzi n'ubuhari bugomba gukora igituma buri muntu wese uko nshoboye mu bushobozi bwanjye yumva abonye umugisha kuba duhuye. Mu yandi magambo, kuboneka mu gihe umuntu agukeneye niyo mpano nziza waho umuntu iruta ibindi. Yesu yarabonekaga iyo umuntu ntabwo amukeneye. Imana idufashe iturebera uburyo butuma tuboneka iyo umuntu adukeneye. Naho tutaboneka Imana itubabarira. Mu bintu Imana idukeneyeho icyo kiri mu byibanze. Haleluya. Reka mubwire inzitizi eshatu zituma tutaboneka ahantu Imana ikeneye kudukoresha. Abafilipi 2 ku murongo wa 4, Paulo yabwiye Abafilipi arabwira ngo umuntu wese muri mwe nareke kwizirikana ubwe ahubwo azirikana abandi. Mu bintu Imana idufasha nuko irinda kuba nyamwigendaho tukaboneka kurya umuntu nagukenera. Donc ibyo ufite byawe biguhugije bigeneremo akanya kugukorera Imana. Njya nkunda kongera akajambo kavuga ngo nawe ugikenera kandi ntabwo iraba busy, iraboneka. Imana ishime cyane. Icya kabiri, inzitizi kabiri, ni abantu bakunda kunoza ibintu, perfectionist. Abantu bakunda kunoza ibintu ku buryo umuntu ababwira ngo umva pase tubyumvikane, aho kugira ngo nkore ibintu nabi nabireka, aho kugira ngo nkore ibintu nabi nabireka, ariko urimo kutubeshya. Iyo ni inzitizi ikomeye cyane. Imana ntitegereje gukora ibintu mu buryo bunoze, itegereje gukora ibintu nk'abizerwa. Akamaro kuvise, Imana ntigutegereje gukora ibintu mu buryo bunoze, igutegereje kubikora nk'umwizerwa. Bikora uko bishoboka, uko bishoboye. Imana nawe bikorera nibo zakora amahitamo, bazanyurwa n'ibyo bashije kubaha. Imana ishime cyane. Umubwiriza 11 ku murongo wa 4 haravuga ngo uhora yitegereza umuyaga ntabiba, kandi uhora areba ibicu ntasarura. Wikwiye ngo hari igihe nzakorera Imana wera mfite ibi nibi maze kubohoka. Oya, Imana ikeneye ko tugenda nayo tunayikorera aho turi hose, mu buryo dushoboye, mu buryo dushoboye no mu gihe tubishoboreyemo. Gato gacoboka ukorera Imana gakoresha. Imana izaguha umugisha, igufungure n'ibisigaye bikomeye. Haleluya. Icyanyuma cyane gituma tutaboneka mu korera Imana ni ugukunda ibintu. Muri Luka 16:13 haravuga ngo nta mugore gukiza abami babiri, kuko abashaka kwanga umwe agakunda undi, cyangwa yaguma kuri umwe agasuzugura undi. Ntimubashe gukeza Imana n'ubutunzi. Yesu yaciye akarongo ku butunzi bw'impiya, gukunda impiya. Biriya niyo mpamvu mubona n'abana kenshi bakunda gusufura iyo ababyeyi babo, bakunda kubabara iyo ababyeyi babo bitaye kubashakira ubuzima bo ntibaboneke. Umutima ukunda impiya, ukunda ubutunzi, utuma tutaboneka ngo dukorere Imana, dukorere n'abacu. Nidukunde gukora, tubigiremo umwete, ariko dushyiremo n'ubwenge buvuga ngo Imana duhamagare kuboneka. Imana ishime cyane. Reka nihute icya kabiri gisore gukorera Imana, gukora abandi nka Yesu, ni ugushimira. Gushimira handimo kuvuga ni amahirwe, ni ishima ku Mana. Yesu ajya kuzura Lazaro yarabanje ashimira Imana, abwira Imana ngo Mana ndagushima yuko unyumva nk'uko usanzwe unyumva. Amaze gushimira Imana ahamagara Lazaro ati Lazaro sohoka. Mu yandi magambo, kuri Yesu kuzura Lazaro ni ibintu by'agaciro abanza gushimira Imana. Gukorera Imana ni ishimwe ryacu ku Mana, ni opportunité, ni privilege, ni amahirwe adasanzwe gukorera Imana. Ejo nakozwe n'umuntu twatumiye, n'umuntu ugoreye kuboneka. Turatumushimira ko aduhaye umugisha, akatuvungura ku gihe cyiwe, akaza kudusura. Arangije kunsubiza arambwira ngo oya, nimwe nkwiye gushimira ahubwo ko mwampaye amahirwe yo gukorera Imana. Urumva? Mu yandi magambo, mwangiriye imbabazi mu mpano numva nakorera Imana. Gukorera Imana byabaye amahirwe ntagereranywa, no occasion ntakura handi. Imana ishime cyane. Zaburi 1:2 mwabari mu isi mwose mwe
muvugirize Uwiteka impundu, mukorere Uwiteka munezerewe, mu maso ye, muze mu maso ye muririmba. Umurimo wose ukora mu rusengero, ukorana no hanze, igihe cyose uzawukora wumva ari amahirwe wagiriwe, ari imbabazi wagiriwe, uwo murimo wose uzagira akamaro. Buriya umurimo ujya gupfa iyo umuntu atangiye kwiyumva. Buriya iyo umuntu atangiye kwiyumva atacyumva ko ari amahirwe, nibo komeretsa abagenzi be. Yambwiye Imana ngo zahora ngira cisha umutima nyabugufi, numva ko kubona arahawe no murimo nkora ni amahirwe nagiriwe. Namwe njye mbibabwira, n'abayobozi ko nanga njye mbibabwira, mbabwira ngo ndahari uyu munsi ariko ejo nshobora kuzaba ntahari. Bisobanuye iki? Umwanya mutima impaye ni amahirwe Imana impaye yo kwikorera. Haleluya. Timoteyo wa kabiri umurongo wa mbere igice cya 9, Timoteyo aravuga ngo nuko ntukagire isoni zo guhamya umwami wacu cyangwa izanjye imbohe, ahubwo ufitanye nanjye kurenganyirizwa ubutumwa bwiza, ufashijwe n'imbaraga z'Imana yadukijije, kaduhamagara guhamagara kwera, itabitewe n'imirimo yacu, ahubwo ibitewe nuko yabigambiriye ubwayo no kubw'ubuntu bwayo twahereye muri Kristo Yesu uhereye kera kose. Ni imbabazi n'ubuntu twagiriwe ngo dukorere Imana. Imana ishime cyane. Ntabwo ari ubuhanga, si imbaraga zindi, ahubwo ni ubuntu bw'Imana bwabanye natwe. Reka ngwire inzitizi ebyiri zituma gukorera Imana nk'abitura nk'abafite ishimwe idadukundira. Iya mbere ni ubwo twigereranya n'abandi. Kwigereranya n'abandi, kumva ko ibyo ukora hari abandi babikora neza kurutaho. Mu Waroma 12 ku murongo wa 4 haratubwira ngo rinde ucira umugaragu w'abandi urubanza, kandi imbere ya shebuja ariho ahagarara, cyangwa akaba ariho hagwa, ariko azahagarara kuko Imana ari ibasha kumuhagarika. Imwe mu mbogamizi ituma abantu badakorera Imana bakora nk'ishimwe ni ubwo bigeranya n'abandi, barisuzugura. Nanjye sinabishobora, nanjye niyo mpamvu la programme mentorship iriho, nuko reka buri muntu wese afite umurimo Imana yamuhamagariye aguma gukora kandi gukora neza mu bushobozi uko Imana yamuhaye. Haleluya. Bwana sifiwe. Icya kabiri ni ukwishushanya. Kwishushanya cyangwa se kufite imitima ibiri. Mateyo 6:1 atubwira ngo nimwirinde ntimukorere ibyiza imbere y'abantu kugira ngo barebe, kuko nimugira mutyo ari ntangoro muzagororerwa na Se wo mu ijuru. Umurimo wose ukora mu nzu y'Imana, umurimo wose ukora ahari Imana yagushyize, Imana ikeneye ko ukora ufite ishimwe ku Mana, udaraniye inyungu mbi zirimo n'icyubahiro ku buzima bw'umuntu. Ansoza reka soreza muri Yohana 17 mbabwira yuko ikindi Imana dukeneye mu kuyikorera ari kuba bizerwa. Kuba abizerwa. Yankunda indirimbo ari byo ririmba, Imana ntabwo ihamagara abakomeye, ahubwo ikomeza abo yahamagaye. Imana ikeneye abizerwa mu murimo wayo kugira ngo ibakomeze. Imana ibaha imbaraga, Imana ibahishurire, ibahe bikenewe byose. Yohana 17 umurongo wa 4 Yesu yabwiye se aramwe ngo nakubahishije mu isi kubera iki? Uko nabaye umwizerwa muri make, uko narangije umurimo wampaye gukora. Narangije umurimo wampaye gukora, none Mana nibwo kubona narangije umurimo wampaye gukora, Mana yanjye nibwo nakubahishije mu isi. Data nibwo nakubahishije mu isi. Muri Mateyo 5 ku murongo wa 21 Yesu aciye umugani, yaravuze ngo shebuja aramubwira ati nuko mugaragu mwiza, ava ku munsi Imana izahemba abayikoreye, ava ku ntama n'ihene. Aravuga ngo nuko mugaragu ava ku itaranto plutôt, ava ku itaranto, arimo kuvuga itaranto Imana yahaye abantu kugira ngo bazibyaze umusaruro. Aravuga ngo nuko mugaragu mwiza ukiranuka, wakerenutse muri bike, nzakwegurira byinshi, injira mu munezero washoboje. Imana ikeneye kwikorera hejuru yo kuguhindura umwana wayo, hejuru yo kuba ubuzima buhesha icyubahiro, hejuru yo kubaho urushanywa n'umwana wayo. Imana ikeneye kwikorera. Kudakorera Imana mu mpano zawe, mu buryo Imana yakuremyemo, nicyo gihombo gikomeye ufite uri hano mu isi. Ubuhamya buduherekeza kubera imirimo twakoreye Imana mu buryo Imana yaturemyemo. Imana ishimwe cyane. Ngira ku slide ya nyuma tugiye gusengeramo. Mu yandi magambo, Imana iragusaba gukora ibyiza byose uko ushoboye, mu byo ushoboye byose, uburyo bwose ushoboye, aho uri hose ushoboye,
mu bihe byose ushoboye, ku bantu bose ushoboye, mu gihe cyose ushoboye. Nino utakwibona hariya, reka mbigusubiriremo. Imana ikeneye ko ikorera ibyiza ushoboye. Cya kabiri, mu byo ushoboye byose, uburyo ushoboye bwose, aho uri hose ushoboye, mu bihe byose ushoboye, ku bantu bose ushoboye, mu gihe cyose ushoboye. Aha ntabwo harimo amashuri, ntabwo harimo ubukire, ntabwo harimo ko ufite ababyeyi, ntabwo ari aho utuye, naho buri muntu wese ashoboye mu gihe abishoboyemo. Imana inezezwa nuko abana bayo bayikorera. Niba ari ikibazo umubyeyi, mpamya ko Imana kibabaza ni ukubyara abana b'indorerezi. Imana ishimwe cyane. Mbibutse kino kintu, mu itorero niho Imana yazanye abantu ngo ikabaha impano, ngo buri muntu wese afashe mugenzi we, buri muntu wese akora icyo Imana yamuhaye mu bushobozi bwe, hanyuma twese twuzurirane, twuzuzanye. Twebanye mu cyumweru cyabanjije gishize, twabonye ko Imana yashyizeho itorero, buri muntu wese akaba ari urugingo rwa mugenzi we. Ndahamya ntashidikanya neza yuko ino ntishobora kunshima mu musatsi. Murankurikirana? Mu yandi magambo, ntabwo ukuboko gushobora kumva na rimwe. Oya, nta nubwo amaguru azigera abasha kureba na rimwe, ariko amaso azareba, amaguru agende. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu dukeneye kumenya gukorera Imana, ni iby'ingenzi mu buzima bwacu. Buri muntu wese hari ibintu yakorera n'Imana, hari icyo wakorera Imana, hari icyo wakorera Imana, aho ushoboye, uko ubishoboye. Icyo bisaba ni kimwe gusa, nuko tumenya ngo ni ibintu Imana idutegerejeho. Si ibintu ukorera umushumba, si ibintu ukorera papa wawe, si ibintu ukorera umugabo wawe, si ibintu ukorera umugore wawe. Oya, ni ibintu ukorera Imana isumba byose. Biri mu bintu bitanu Imana igutegerejeho uri hano mu isi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Tujye gusenga Imana. Ikamaze mahaguruke, tujye gusenga Imana. Aya magambo niyo tuziga muri kino cyumweru cyose. Buri munsi hano dufite semina, amasengesho. Iyi niyo teme tuziga muri kino cyumweru cyose. Imana ishimwe cyane. Mbega ukuntu umutima nyusonzeye kubona zeno tempa ntarama ifite abakozi ku misozi yose 7. Mbega ukuntu nsonzeye kubona buri muntu wese mu rusengero yarakuze gasa na Yesu, yarangiza akaba umwana ukorera data, aho ari mu buryo bwe, mu buryo bishoboyemo. Reka nyemba subiremo tubone gusenga Imana. Kora ibyiza ushoboye, kora ibyiza byose ushoboye, mu byo ushoboye byose, uburyo bwose ushoboye, aho uri hose ushoboye, mu bihe byose ushoboye, ku bantu bose ushoboye, mu gihe cyose ushoboye kubikora. Buri muntu wese afite ahantu yakorera Imana. Imana ishimwe cyane. Nibyo imiryango yacu ikeneye, imitorero ikeneye, nibyo mu kazi bakeneye, nibyo mu rugo bakeneye, nibyo igihugu gikeneye, nibyo isi yose ikeneye. Abasikuti bajyaga bavuga ngo wahanira gusiga isi ari nziza kuruta uko wayisanze. Imana ishimwe cyane. Humuriza ku maso yawe, uzamura ibiganza byawe imbere y'Imana. Reka duhumurize ku maso yacu, tuzamure ibiganza byacu Imana. Kugira ngo uyu mwanya ukubere umwanya wo kongera kwisuzuma gatoya, ubona ukora ibyo ushoboye byose, ubona ukoresha ubushobozi ufite bwose, ubona ukoresha igihe cyawe cyose ushoboye. Kugira ngo uyu mwanya tuzane imitima yacu imbere y'Imana. Iteka ryose njye numva kudakorera Imana ari ikintu kibi umuntu akwiriye kwihana, kuko Imana iba yaraduhaye ibikenewe byose kugira ngo tuyikoreshe, dukorere abandi kuko na Yesu yabakoreye. Reka iyo ndirimbo uyihindure isengesho ry'ubuzima bwawe. Imana ibigutegerejeho, Imana ibigutegerejeho. Ongera wisubire mu isuzu, we kuba umwana w'indorerezi mu rugo rwa se. Oya, oya. Iyi ni intego ya 4
y'Imana ku buzima bwawe.